amatsiko menshi mwarabutegereje, mwagiye mwumva ko Imana ngwije mukavuga ngo izaza ryari. Nimuhumure noneho iraje. Nimuhumure bose barawunikira barasinzira. Reka nkubaze ko mwese mwahunikiye mwasinziriye, niki musinziranye? Arambwira ngo uzababwire ngo umukwe araje, aje gucyura umugeni. Arambwira ngo uzababwire ngo umugeni aratashe, umugeni aratashe. Arangije arambwira ngo uzabatangarize ngo abageni baratashe, abageni baratashe. Arangije arambwira ngo uzababaze ngo mbese ufite umwambaro wera wo gukiranuka kugira ngo uzatahe ubwo bukwe bw'umwana w'intama w'Imana bwenda gusora? Ni ikibazo ubajijwe, nanjye ni ikibazo. Murakoze bakundwa ba televiziyo Petifage TV, tugiriwe umugisha w'itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri yo kwakira wa muvugabutumwa kuri twakwakira ukagira icyo ugezaho abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda muri rusange. Murakoze cyane, Yesu Kristo aguhe umugisha kandi arusheho kugira neza. Murakoze kuduha ikaze nanone kuri Petifage TV. Ni byiza cyane kandi si ubu ngubu gusa, ahubwo turakomeje, dufite ishyaka n'umwete cyane yo kurushaho kubagezaho amakuru y'ijuru. Uyu munsi rero naje ndasanzwe nk'uko mwari mubizi. Muzi ko ubushize twaganiriye ku ijambo rifite intego ivuga ngo byiganira gukora kuri Yesu, ariko uyu munsi nje nkubwira ngo byahindutse. Imana yahinduye ijambo, ahubwo bamaso utera agatebe maze dufatikanyiriza hamwe kumva icyo Uwiteka amaye kukugezaho. Dusome ijambo ry'Imana riyoboye iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, riri muri Matayo ibice 25 umurongo waho wa mbere, turaza kugera ku murongo wa 13. Noneho dukomeze. Iri jambo ravuze ngo umugani w'abakobwa 10. Dusome umurongo wa mbere. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Iri jambo riravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa bangahe? N'abakobwa 10. Ijambo riravuze ngo aba bakobwa 10 batanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Ijambo ryavuze ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta mu mperezo zabo, ariko abanyabwenge bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Hepfo nubwo tutasomye yavuze ngo umukwe atize bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe agize ute? Araje, nimusohoke mumusanganire. Reka mubwire, nubwo ubona ko umukwe yatinze, ariko ndi kukubaza, usinziranye iki? Mama, usinziranye iki? Usinziranye iki papa? Aba bakobwa twumvishe ko abanyabwenge ntabwo basinziriye gutyo gusa, basinziranye iki? Amavuta. Kenshi na kenshi hari abantu b'abakristo bari mu rugendo, ariko bakagenda bakaba bari mu rugendo, bigaragara bakaba bari mu rugendo, ariko bakaba badafite iki? Badafite amavuta. Umuntu udafite amavuta ayagiye kugaragara. Narivuze ngo umuntu udafite amavuta igihe cye cyageze, agiye gushyirwa ku karubanda. Umuntu udafite amavuta igihe cye cyageze, mbese tugiye kubona ko nta mavuta agize ute afite. Ijambo ryavuze ngo umukwe, mbese mu gusinzira kwanyu musinziranye amavuta? Mbese mu gusinzira kwawe usinziranye amavuta? Nubwo bose bahunikiye, ariko hari abahunikiye ariko bahunikirana iki? Amavuta. Reka mvuge ntuje, umukwe araje, igihe kirageze kandi kirasohoye. Umukwe ageze ute? Araje. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umukwe araje.
mu Burundi umukwe arahageze, muri Uganda umukwe arahageze, kandi nahagera azatinda, ntabwo azahagera atambuka kuko azabanza gukora ikintu cyitwa kubenguka. Umukwe agiye kubanza kubenguka, namara kubenguka, amen, nibwo azacyura umugeni yabengutse. Tumaze igihe kinini cyane dutegereje umukwe, ariko umukwe agize ute? Araje. Nari mvuze ngo umukwe agize ute? Nari mvuze ngo mumaze igihe kinini cyane mwiteguye umukwe, ariko nari mbabwiye ngo umukwe araje, kandi uyu mukwe agiye guca hirya no hino ku isi. Ntabwo uyu mukwe azaca mu Rwanda gusa, ntabwo uyu mukwe azaca muri Uganda gusa, ntabwo uyu mukwe azaca muri Kongo gusa, ntabwo uyu mukwe azaca mu Burundi gusa. Uyu mukwe agiye kuza abanza akora ikintu cyitwa kubenguka. Agiye kubanza agira ute? Abenguke. Iyo umuntu abengutse ntabwo ahita acyura umugeni yabengutse, habanzaho no kubaho ikintu cyitwa imyiteguro. Imyiteguro yibayeho biba bishatse kuvuga ngo amen, abanzaho kwitegura, kabanza no gukora ikintu cyitwa gufiyansa cyangwa se gutereta. Ntabwo aza abenguke umukobwa ngo ahite amujyana cyangwa se ubukwe buhite buba. Oya, rero reka nkubwire, Imana ivuganye nanjye ngo umukwe iramwohereje, agiye kubanza aze hano mu isi cyangwa se mu Rwanda, abanze abenguke. Kubenguka azanatereta. Yesu Kristo agiye gutereta. Gutereta ni ukubiyegereza, gutereta ni ukubakuyakuya, gutereta ni kwa kurambura ibiganza ababwira ati ni ukuri namwe mwaza nk'abakira. Ariko igihe cy'ubukwe nacyo kiregereje, kuko ntabwo azatinda kubenguka, ntabwo azatinda. Oya, muri njye yaravuze ngo azaza, ntazatinda kuko yabisezeranye natwe, azaza ntazatinda. Noneho ijambo ryavuze ngo atinze bose bamaze guhunikira, nijoro mu gicuku igihe cyo kuza kwe kigeze, havugira ijwi rirenga ngo umukwe araje, nimusohoke mugire ute? Mumusanganire. Ijambo ravuze ngo maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo, ababoneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, barabakarira bati oya, ntabwo yadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Ndagira ngo mbabwire ngo igihe cyo gukinga urugi kirageze, igihe cyo gukinga kirageze. Wahendahenzwe kenshi, Imana yaguhendahenze kenshi ikwingingira kwihana, urabyanga. Imana yaguhendahenze kenshi ikwingingira guca bugufi, urabyanga, ntiwabyitaho. Ariko ushatse ukimara kumvira ijwi ry'uyu munsi, kuko nijwi, ukimara kumva ijwi ry'uyu munsi ntiwinangire umutima, kubera kuko niwakwinangira umutima ibi bivuzwe bizagusohoraho. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Mama, ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyo gukinga urugi kirageze. Wa mugabo we ko rugiye gukingwa, ruzakingwa umeze ute? Wa mukobwa we ko rugiye gukingwa, ruzakingwa uhagaze ute? Wa mubyeyi we ko rugiye gukingwa, ruzakingwa uhagaze ute? Iyerekwa, marayika w'Iteka arangendereye, mbona marayika w'Iteka amfashe ukuboko, amaze kumfata ukuboko mbona turagiye. Tumaze kugenda twageze ahantu nabonaga hari urutoki runini cyane. Urwo rutoki nabonaga rurimo insina nziza, rwarimo insina ziri kwera, rwari urutoki rushishe, mbese rumeze neza mu bundi busobanuro. Noneho ngiye kubona mbona rwa rutoki rugaragayemo insina zari zumye, cyangwa se zari zirwaye tsindika, cyangwa se zari zirwaye cyumya. Ngiye kubona mbona abamarayika binjiye muri rwa rutoki, mbona batangiye kurwicira. Kwicira sinzi nimba mubyumva, ni ugukuramo za nsina zari zirwaye. Mbona binjiyemo, mbona rwa rutoki bararwiciye, mbona bararwiciye,
za nsina zumye mbona bazikuye mu zishishe. Mbaza Imana icyo yashakaga kumbwira. Imana irambwira ngo haguruka utangarize abanyarwanda bose, utangarize abanyamahanga, utangarize abantu bagiye batandukanye bari hirya no hino ku mpande enye z'isi. Irangije irambwira ngo uzababwire ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Arangije arambwira ngo uzababwire ngo umukwe araje, aje gucyura umugeni, umugeni aratashye. Arangije arambwira ngo uzababwire ngo abageni bajijwe. Imana irangije irambwira ngo ubu bukwe buzatahwa n'umuntu witeguye, buzatahwa n'umuntu ufite umwambaro, buzatahwa n'umuntu wejejwe, buzatahwa n'umuntu ukijijwe, buzatahwa n'umuntu mbese wihannye. Irangije irambwira ngo nzababwire ngo buri wese biramusaba iki? Biramusaba gusaba Imana umwambaro witwa gukiranuka. Irangije irambwira ngo amakanzu y'abantu benshi yagiyeho amatashe, amakanzu y'abantu benshi yaranduye, amakanzu y'abantu benshi, ni ukuvuga ngo iyo urebye ayo makanzu y'abantu benshi ntabwo ari mazima. Irangije irambwira ngo buri wese, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, waba mbese aho uherereye, biragusaba iki? Biragusaba gusaba Imana umwambaro wera wo gukiranuka, kubera ko ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana burasohoye kandi ntabwo butinze. Mwagize amatsiko iraje, ntabwo igitinze, iraje. Imana iraje pe, ije gucyura umugeni, kandi abageni benshi baratashye. Iyo tubabwiye abageni nimwumva n'ibyo ari byose, abageni si ngombwa. Kandi gutaha ko tuzataha, muri ibyo aravuga ngo tuzataha, igihe nikigera muzataha. Rero urasabwa kwitegura. Ntabwo nje gutera ubwoba abantu, ntabwo nje kubatera ubwoba, ahubwo ndabingingira kugira ngo mubashe gukiranuka ku gato no ku kanini, kugira ngo ubwo bukwe bw'umwana w'intama w'Imana mbese ubwo uzabusohoye, uzabutaha ukijijwe kandi uzabutaha wejejwe. Message Imana ari ntumye kubagezaho uyu munsi niyo ngiyo. Ese usinziranye iki? Ese ukuryamye kuhunikiye, uhunikiranye amavuta? Kuba bukwe uzamenywa n'umuntu ufite amavuta. Yesu adufashe kandi tugire neza. Murakoze, ndabakunda cyane kandi ndabazirikana.